Kuri uyu wa kabiri nibwo abakobwa 15 bahaguruka mu karere ka Rubavu berekeza i Kigali, aho bazakomereza umwiherero. Bahawe amasomo atandukanye. Kuri uyu wa mbere inzobere zo muri Serena Kivu Hotel baganirije ba Nyampinga ku bijyanye no kwihangira imirimo, imitangire ya service hamwe n'ibindi. Ibi bije bikurikira imitangire myiza ya service bahawe muri iyi hotel. Bifuza kumenya byimbitse ibanga bakoresha. Batangaza ko nyuma y'irushanwa rya Nyampinga ko mu buzima busanzwe iri somo rizabafasha kwihangira umurimo ndetse nuko babigeraho. Nyampinga y'u Rwanda bidufitiye akamaro kenshi kuko usibye no kuba turi muri irushanwa rya Nyampinga y'u Rwanda dufite n'ubuzima hanze ya hano. Rero ni bifite akamaro kenshi kuko aho tuzaba dusohotse tuzakenera guhanga natwe imirimo izaba ifitiye akamaro, idufitiye akamaro ndetse n'imiryango yacu ndetse n'u Rwanda muri rusange. Rero ibyo batwigishije tuzabigenderaho kandi bigeraho bitugeze. Abakobwa uko ari 15 bibukijwe ko mu Rwanda imitangire ya service iramutse yiyongereye byagera uruhare mu kwinjiza amadolari menshi bingana hafi na 1/2 cy'amafaranga yinjizwa mu bucuruzi bw'icyayi ndetse n'ikawa. Basabwe kuzatanga izo service mu rwego rwo gutanga service inoze kuko byihutisha ishoramari n'ubukungu bw'igihugu. Ibi bikazageza u Rwanda ku muvuduko w'ubukungu. Aho rero akaba ariho haba imbogamizi ko investors bashobora kuza gukorera ahantu ariko umuco waho n'abantu uburyo bakora bakadindiza business. Ariho rero haje mu kintu cyo kwiga kuri customer care. Tubaganiriza uburyo customer care kenshi bazi ko ari muri hoteli gusa, ariko tubaganiriza tubabwira ko customer care itarangira muri hoteli gusa, ahantu hose urebye irahakenerwa muri service zose zishoboka, cyane cyane muri hoteli. Impamvu twitaho nuko igicuruzwa ari service. Nyuma y'iri somo twifuje kumenya icyo ba Nyampinga bakuye muri uyu mwiherero waberaga i Rubavu. Twigiyemo ibintu byinshi, twigiyemo catwalk, twiga kuvugira imbere y'abantu, ayo public speaking. Twavanye byinshi ndetse twarahishimiye, ni heza cyane, batwakiriye neza. Nuko batwakiriye neza bitwigisha natwe ko tuzaye twakira neza batugana. Ikindi nuko muri twebwe tunguranye ibitekerezo, twiga byinshi. Hari abayobozi benshi bagiye baza kudusura batugirana ibiganiro bitandukanye bijyanye ni byinshi twaganiriyeho bijyanye n'ihohotera n'ibindi bitandukanye. Ikindi nuko batwigishije catwalk n'ibindi nka public speaking, kuvuga neza mu ruhame kandi ukagerageza kumvisha abantu icyo ushatse kuvuga. Ubwo hatangizwaga icyumweru cyahariwe imitangire ya service nziza, hari mu Kwakira 2013, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB cyatangaje ko mu Rwanda gutanga service bigenze neza buri mwaka u Rwanda rutakongera gutakaza miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika rusanzwe rutakaza. Abakobwa ni byinshi bavanye muri kano karere, ariko byo bakomeje kugarukaho mwumvishe ko ari kuvugira mu ruhame ndetse nuko igihugu gihagaze mu bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa cyane cyane, ndetse no kwakirwa neza ko babikuyemo nk'impamba izafasha nabo kugira ngo batange service nziza. Andrew Kareba, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Rubavu.